Etage wubatse i Kigali irihe? Ariko umuntu yanabipanga wenda kareba niyo bitarashobotse mwuko mwaka muri wenda muri kuraga ugiye kuza agahita waba ukunda kureba comedy no mukinyi mureba uhetse umuntu amaze gufata intera ndende kandi waba uzi bya comedy social media ntabwo wamuyoberwa neza. Abaye ntabwo reka uramutunwa ngwerekeze uzatokesha na nyoko. Uvuze director of Kiraman and Big Man Ipaya umuhanga isemenya umukinyi no musi tugiye kugarukaho. Umuhanga tugiye kugarukaho ni Kiramani. Ndabisubiramo Kiramani Ipaya and Big Man Ipaya ni Kiramani. Umuhanga tugiye kugarukaho ni Kiramani. Urugendo rwo muri sinema nyarwanda utibagiwe na comedy, utibagiwe no gukora subscribe na like. Nguhaye ikaze. Izi myenda jya uyireba wirebe sibyo ndi kuzireba nkireba. Muri ino si umuntu agenda agira amateka agiye atandukanye n'ay'undi muntu. Hari abo usanga ugenda barahiwe n'ubuzima, hari n'abo usanga batigeze bahwira n'ubuzima habe na gato muri ino si bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye. Gashenzi comedy yaguteguriye amateka ndetse n'ubuzima twakita Kiramani yaba yaranyuzemo mu gihe ari mutoya ndetse n'urugendo rwe muri rusange. Amazina ye yiswe n'ababyeyi Niyonshuti Anedi, akaba yaravutse ku 3 Gicurasi 1994 mu mujyi wa Kigali, ari naho ababyeyi be babarizwa. Mu gihe arimo asakisha ubuzima yagiye aba mu duce tugiye dutandukanye. Amazina ya papa we yari Mwene Jean Sauda. Amashuri abanza yayigiye ku kigo kibanza cyo mu Rwanda cya EPA, nyuma akomereza mu gihugu cya Kongo mu kwiga. Afite diplome yo muri Computer and Science. Kuri ubu ni umugabo wubatse. Kuri ubu afite umugore umwe n'abana 2. Akirangiza amashuri ye yisumbuye ubu buzima bwabanje kumugora nyine nk'ibisanga. Gusa nyuma yaje kubona umuntu umuha mudasobwa akodesha. Atangiye gucuruza filime ndetse na memory na flash disk. Bigenda bizamuka atangira gucuruza ibintu bigiye bitandukanye bya technology n'ibindi. Bikaba byaraje kumuhindura ubuzima ugereranyije na mbere akirangiza amashuri. 2015 yaze gushaka umugore witwa Umuhoza Jemusa, ndetse nyuma y'umwaka baza kwibaruka ipfura yabo. Ubuzima bwatangiye kwanga kandi burushaho no kuba bubi cyane, bituma afata icyemezo cyo kohereza umugore wabo akomeza gushakisha ubuzima kugeza urugendo rwo muri sinema nyarwanda. Ko byatangiye umunsi umwe yari yibereye iwabo akaza kumva yuko Nyagiso yaje gukorera, bitewe n'ukuntu yamukundaga kureba video ze cyane. Yahise ajya kureba aho bari gufatira amashusho, bari hafi y'iwabo ajya hareba neza, ndetse kandi abakinnyi yazanye yasanze role batashobora kuyikina, bahitamo gukoresha Kiramani agaragara muri comedy za Nyagiso. Amaze kujya hanze bamubwire yuko yakinnye neza cyane ko kandi yabikoze neza cyane. Icyo gihe yahise ajya kureba umujyanama wa Nyagiso asaba ko nawe yaza mu itsinda ryabo bitewe n'Imana yari yamubonyemo. Yahise mutuma bisabwa mu gihe na undi yahise bishaka vuba itajyamo. Mu gihe yakinaga muri video za Nyagiso yamaze nk'umwaka arimo akina ariko adahembwa. Gusa ibi yaje kubona yuko ntacyo bimugezaho, nyuma nawe ahita atekereza uburyo nawe yatangira kwikorera. Gusa nabwo abantu bagendaga bamubwira yuko gukina ku isura y'uburakari bimubereye. Ibyo byatumye abigenderaho ahita atangira na filime ye yitwa Edimaja. Aha ubuzima bwe bwatangiye guhinduka
kugera ku bana, ko gukina filime na komedi bisa nk'ibimubereye. Atangira gukora filime ukwazo n'urwenya wako, nibwo yise Big Mind. Ndetse na Kiramani ni umuntu uhagaze neza muri filime nyarwanda, muri iyi minsi asigaye yitwa My Heart. Kiramani Hipaya, wowe twabanye muri iki cyegeranyo kigufi, nkusaba kugira ngo ukane subscribe, video zose nzajya nkora zikugeraho na rimwe ngucitse, kora like.